Vuga uyu mugore abasanzwe bamuzi murahita mumumenya. Ni umugore witwa Claudina. Uyu mugore witwa Claudina atuye mu karere ka Muhanga. Uyu Claudina yasanganye n'umugabo bita Claude. Baje kuba babyarana abana bagera muri 7. Nyamara nubwo bari barashakanye uyu mugore yari muzima. Ngo uyu mugore yaje kuba yakwanduza n'abaturanyi be bagenzi be nk'uko amakuru aturuka mu baturage cyangwa se agenda avugwa hirya no hino muri sosiyete abivuga. Reka tubanze tubasabe nimba mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona. Tubavandimwe kandi nimba utarakanda kunzogera kandaho kugira ngo uje notification ya video yose dushizeho. Nyuma y'aka kananga turakomeza n'iyi nkuru. We lift our voices high, praising God on high. Mukaira Yesu wange. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Uyu mugore rero akaba ari matabaza abaturage hirya no hino, ari ubuyobozi, ari abo babana mu itorero. Gusa uyu mugore avuga ko iri kibazo cye yigeze kuba yakigeza ku mushumba umuyoboye, turavuga pasiteri we. Nyamara nta kintu yigeze abikoraho, sibyo kwambwiye ngo turaza kugusengera. Gusenga no gutanga ubufasha ni ibintu bitandukanye. Iyo uvuze ngo urasengera umuntu umuha ubufasha, warangiza ukabwira uti genda ndi bugusengere, ariko amaze kumuha ubufasha. Uyu mugore Claudina akimara kurwara iyi ndwara, umugabo we Claude yahise amutana abana 8. Ubu niwe wirirwa mu rugo ashakisha hirya no hino, ariko ntabwo biba bimworoheye kubera ko ahageze hose abantu bagenda bavuga bati ibi ni ibiki, ugasanga biramugoye nawe kwiyakira mu bandi. Nta mwenda cyambara ngo umukwire, imyenda yose yamusaziyeho, ndetse n'abana be baracyari batoya, dore ko umwana mukuru afite imyaka 12. Umugore Claudina avuga ko aramutse abonye ubufasha akajya kwa muganga yabona uburyo yakomeza kubaho, kubera ko iyi ndwara ye yaje buhoro buhoro. Abasesenguzi mu by'ubuvuzi cyangwa se abahanga mu bya biology bavuga ko izi ndwara zikunze kwibasira abagore bo mu cyaro. Nyamara abagore bo mu cyaro nabo birabatangaza ko indwara nk'iyi ngiyi izikabafata isize abakire. Arabavuga ko iyi ndwara ishobora kubiterwa n'umwanda, kubera ko ikunze kwibasira abagore bo mu cyaro, ariko siko biri. Ubundi ibi byose twabaza Imana niyo izi byose. Hari ushobora kubona umugore akavuga ko yaba yaratutse Imana cyangwa se yaba ari umunyabyaha. Ntabwo ariko biri. Uyu mugore si umunyabyaha, nta kibi yakoze, ahubwo byose biri mu bushake bw'Imana. Gusa nimba mufite umutima ufasha, egera uyu mugore ube wamutera inkunga. Iki kiganiro twagikoze kugira ngo nyaboneka nimba ufite umutima ufasha uze kuba twandikira muri comment, tuzabashe kuba twasura uyu mugore, kandi mu by'ukuri uyu mugore namara gukira Imana izaguha umugisha. Reka tubanze tubasabe nimba muzi ko mutarishura mituweli, nyaboneka mugende mwishure mituweli, kuko ukwezi kwa 6 kurageze kandi igihe cya mituweli kiratangiye. Gusa nimba ufite ikibazo cyo kuba baraguciye amafaranga menshi, genda ku kagari ubabwire ko ushaka guhinduza icyiciro, ariko ugenda ufite amafaranga ugomba kwishura kugira ngo bashe kuba baguha fomu wuzuze. Numara kuzuza uhite wishura mituweli kugira ngo utazacikanwa. Kandi tukomeze gushishikariza abagore batwite ndetse n'abagabo batera inda kugira ngo nyaboneka akimara kubyara azahita aboneza urubyaro. Dushishikarize n'abakobwa bakiri batoya bishora mu mirimo y'urukozasoni cyangwa se bishore mu byo bita uburangamirwa. Ibyo byose babivemo kubera ko atari byiza. Gusa abagabo batera inda abana b'abakobwa bakaza kubihakana, tubabwire ko ibyo ngibyo atari byo. Bagomba gukundana nk'uko baba bakundanye, bagomba rero kubakira
bakabafasha bakabitaho kugira ngo ibyo basezeranyije babashe kubisohoza. Twari turi kuri uyu mugore Claudina ndetse n'umugabo we Claude. Amakuru aturuka hirya no hino cyangwa se amakuru yakorewe mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, bwasanze uyu mugore afite agahinda gakabije, afite intimba. Iyo abana be bicaranye bamureba bavuga bati ese mama byagenze bite, ese mama watutse Imana, uyu mubyeyi agahinda karamwica akabura uko abigenza, kubera ko muri aba bana nta n'umwe wujuje imyaka 12, bose bari munsi y'imyaka 11 kumanura. Mwibuke ko ari abantu 8 umugabo we Claude yamutanye. Uyu mugore Claudina akomeje avuga ko aramutse abonye ubufasha, akabona umwitaho, akabona umugirira neza, yazahora ashima Imana. Kandi nawe niko byakugendekera uramutse urwaye indwara ukaza kubona umuntu kwitaho. Mu bitaro byo mu Rwanda, usibye ibitaro bya Butaro, ibitaro bya CHUK, nta bindi bitaro bishobora kuba byavuriye indwara. Ni ukuvuga ngo iyo muri Butaro bakunaniwe bagakoreza kuri CHUK bikakunanira, bakohereza mu Ruhengeri bikakunanira, nta bindi bitaro biba byakuvura, ubwo bahita bakohereza mu Buhinde. Ese ubwo ugira ngo kujya kwivuza mu Buhinde biroroshye? Ntabwo byoroshye. Ari nayo mpamvu turimo tutabariza uyu mubyeyi Claudina wabashije kuba yatabwa n'umugabo we nyuma yaho agaragayeho uburwayi nk'ubu ngubu. Ariko tubibutse ko nimba umuntu nk'uyu nguyu ari umugore wawe cyangwa se ari umubyeyi wawe cyangwa se ari umwana wawe akaba afashwe n'iyi ndwara, ntukamutererane, kubera ko kumutererana bimwongerera ibyago byo gukomeza kuremba. Bigenda bite iyo umuntu arwaye indwara nk'iyi ngiyi? Umudugudu ukamwirengagiza, akagari kakamwirengagiza, umurenge ukamwirengagiza, bamutwara sibo n'amasibo ndetse n'abajyanama b'ubuzima bose bakamwirengagiza, ari amatorero basengeramo, ari abaririmbyi baririmbana, ari abadiyakoni bakorana umurimo, aba bose bakamwirengagiza. Hari n'abo bacuruzanyaga. Uyu mugore ubundi yari asanzwe acuruza inyanya, nizo zari zimutunze we n'abana 8 n'umugabo we wa 9. Ubwo bose hamwe wari umuryango w'abana 10. Ngaho rero umuryango w'abana 10 umwe yavuyemo ari we Claude mugabo we wabataye akagenda, kubera ko yari amaze kuba yabona umugore we bigenze uko nguko. Gusa abagore reka tubanze tubihanganishe, nyaboneka mujya muhura n'ibyago byinshi, mugahura n'uburwayi butandukanye. Ubwo burwayi bugatuma ubwo mwashakanye abasha kuba yakwihakana, rimwe na rimwe akaguta. Hari abanga kubavuza kugira ngo bakinduke, noneho basigarane imitungo. Gusa igitangaje kuri uyu Claudina, nta mitungo yari afite, yari abayeho mu nzu y'ubukode, yarabeshejweho no guca inshuro. Tubabwiye ko yacuruzaga inyanya. Namwe mwibaza umuntu ucuruza inyanya ku gataro, rimwe na rimwe bitemewe gucuruza mu kajagari, aho baba basabwa kujya gucururiza mu isoko, bakaba babasha kugira ngo babone uko batanga imisoro. None uyu mugore ubu ntagicuruza kubera ko indwara yaramurembeje, kubera ko nta n'umwe wamugurira abona arwaye ibi bintu. Uyu mugore Claudina hari na benshi bagenda bamuhunga, hari abagenda bamuhimba amazina ngo yatutse Imana, ngo ntiyasenze. Ibi bigatuma akomeza kuba yabura uko akomeza gukora akorera abana be, dore ko umugabo yabashe kuba yamuta. Gusa turabwira abagabo nk'aba ngaba bameze nka Claude, birinde kuba bakwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya umuryango wabo. Ubu abana babaye imfubyi kandi bari bafite ababyeyi bombi. Kubera iki babaye imfubyi? Ari uyu Claudina ntashoboye kubahahira, ari uyu Claude ari we se yarabataye. Rero kuba yarabataye, ibi ngibi bituma abana baba imfubyi kandi bafite ababyeyi. Ibi ngibi nibyo byatuma umwana ashobora kujya ku muhanda akaba yamamaye ibobo, aho rimwe na rimwe usanga abana barariye umwanda cyangwa se barababaye.
tukaba dusaba ababyeyi nyamuneka kwita ku rubyaro, umugabo akita ku mugore, umugore akita ku mugabo mu gihe ahuye n'uburwayi butangaje nk'ubu ngubu cyangwa se bubabaje nk'ubu ngubu. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kuba utarakora subscribe kuri channel yacu ari uguhomba. Ngaho yikore nushaka udusangiza abandi, turabakunda inshuti.